Sawa rero kogosha nangahe se? Bitatu. Sawa. Harimo abanyarwanda? Ibintu uri kurya nibi? Chikamando. N'ibishyimbo na chapati. Se mubirira mwishashi. Petri bakabaya. Kena tuba tubwira turabana b'imihanda. Aya mazi nta muntu wayigondera I Kigali. Bunanga. Amazi agura ijana. Amazi ni amashashi anaremewe. Aya mashashi aremewe nta kibazo. Bakita akavera. Abwe? Akavera. Akavera. Sebo. Yebareko. Yebareko. Urabona nk'uriya mugabo? Reba yambaye ijipo kandi umugabo. Ibaze nawe. Ntabwo bibona se? Umumama. Tubeze. Umumama. Ni umugabo wambaye ijipo y'abagore. Bayikaze kukuri kutavuzwe nitwa Peacemaker Pandit. Turi ku buzima bwa Kampala. Turi mu mihanda ya Kampala murayibona mbona genda mbereka Kampala uko bimeze. Mbona genda mbereka ubuzima bwa Kampala. Umuhanda turi wo witwa Hoima Road. Ni umuhanda uva kuri main station, bus station. Ariko none kuva hano ujya kuri Entebbe Airport ni minota 10, kuva hano ujya kuri Kampala Sana Hotel ni minota 5, kuva hano ujya kuri Victoria naho ni minota 20. Ahangaha ni w'abanyarwanda benshi ariko ubuzima butsanzwe hari ubuzima hari cyo bita chapati hari chikomando bahita chikomando hari pizza ni amagi tugenda tugana tubereka ubuzima uko bumeze murabona muri make ahangaha ubuzima bwaho n'ubuzima bworoshye cyane buri wese yawubasha ariko kandi ahangaha kubaho ntago bisaba kwigira umusirimu bigusaba koroshya ubuzima kuko hano abantu batatu bajya kuri moto ahangaha urarya chapati ibishimbo ubuzima bugakomeza ndagira ngo dutembere kuri street mu mihanda ya Kampala Pundit mu mihanda ya Kampala ngenda mbereka uko imeze ndashaka kuzajya mfata umwanya nkabereka imijyi yo muri Afrika tugatembera tukabereka content mutabwiwe tukabereka ubuzima mutabwiwe bimeze bite se Uzi Kinyarwanda se Navuye mu Rwanda biragenda narebe witwa nde Urasubira ingoma ni Agari ngoma ngiye nitwa Peacemaker Pandit biragenda sana narebe hasi ubuzima bwomeze bute ubuzima narebe ni urashoboka okay asante sana urabona muri zakuza kushira hoya nago tucuza inkweto ariko nangahe se wenda uzababwira ko ncuruza inkweto ngaho gabanya mbereka ubuzima bwa hano mu nkweto yameze sanga ugabanya reka tubereke mu nkweto inkweto se zibaranga gabanya cyane bishiremo okay ngwino tubereke mu nkweto ahangaha rero ni mu iduka ry'inkweto inkweto za make barangahe imitwaro 5 ni ukuvuga iki 50 by'amashiringi inkweto yajyana n'imyenda nambaye ni okay bikite byaterwa n'ibishaka kwambara none se bino nambaye ibintu byajyana inkweto yawe ibyo wambaye rero ni gento byajyana nabyo kandi nta gento ufitemo nta gento ariko aha hantu gucuruza inkweto uracuruza ubuzima bugashoboka nta kibazo ukaba wakishyura ukabaho kabisa okay so murabona rero ubuzima bwa Kampala ahangaha ni ku muhanda niho Hoima Road yes mujene n'umunyarwanda abarimo arashakisha ubuzima turagenda tubereka abanyarwanda hano uko babayeho tubereka ubuzima bwabo ubwo nta kibazo asante sana dukunda abanyarwanda tugakunda n'igihugu cyacu basuhuza turabasuhuje cyane Kampala kubaho birashoboka uri umujene uvanye amafaranga make I Kigali nkangaye okay burya biterwa ubundi Imana yaguhaye mu gishano hose uhagarara bigenda neza ntago bivuga ngo Uganda cyangwa mu Rwanda kuko kubaho neza mu isi ni Imana ibitanga ubusora so wabona aho ukorera udasora wishyura gusa uyu muhanda bawukubura gute nta misoro ndavuga wishyura gusa byose n'amasuku tuba tugomba kuyishyurira uraje rero ntarebe ka asante none se Kigali ngo bimeze bite Kigali ni ubutamu Kigali hari imvura Kigali hari izuba byarahindutse ibintu byabo byose imihanda natwe two twumva dushaka waje ni ukuvuga hari ibintu bitatu Kigali nta mabanda bayo umutekano ni wose ntago bakesha
bino mwigira hano mukeshaho saa 8 babafunze saa 7 mu mibyizi. Icya gatatu urebye abanyakigali basigaye bose barabaye nk'abanyaburayi, ubu ni ku muvuduko ni ukuguruka murandasi irihuta, si nka hano. Urabizi yuko hano hantu nta interineti mufite, ntitukabeshya. Interineti iri hasi cyane. Iyo uri mu mujyi wa Kigali uhita kwa makuza interineti ni ubuntu. Uguze interineti hariya ni nk'ari ubuntu nyine. Urabona analogue iri hano muri Uganda nitumye tuhaba. Kuko buriya bahakubuye byose bakabimaramo n'abakene bagendamo, kuko nta mukene uba ahantu heza. Ushaka kuba ahantu heza ubanza ugakora amafaranga. Niyo mpamvu ubona nyine tuba duhari natwe. Sawa, reka ngomeze ndebe ubuzima bwa ibyo bita Chikomano, ngiye kureba uko bimeze mbiryo. Ntago binyica se. Chikomano ntarebe. Ntago narwara. Capati se singano se. Ibisanzwe. Ingano n'ibishimbo ni ibisanzwe, kereka wenda niba bashyizemo ibirungo utari bushobore. Sawa rero, kogosha nangahe se? Yogoshesha ni 3,000. Bitatu. Sawa, harimo abanyarwanda? Murabyumva yuko ibyitwa bya Chikomando ni umunyarwanda ucuruza inkweto hano twambiberetse. Reka mujene bimeze bite se? Bossa. Twandeze. Ndibanyita Fidel. Fidel. Fidel amakuru se? Fresh. Uri kurya udukize? Ndi Chikomando baba. Komando baba. Komando ni iki? Capati n'ibishyimbo kabisa. Capati n'ibishyimbo. Murabona uyu mujene yitwa Fidel, ni umunyarwanda. Tugiye kuba tuganira, tumusanze ku muhanda ni Hoima Road, umuhanda munini cyane werekeza za Kansanga, werekeza hera Hoima Road. Reka twiganire iminota mike cyane. Ibintu uri kurya ni ibiki? Chikomando n'ibishyimbo na capati. Kisa mubirira mu ishashi. Twe turi bakabaya. Twe ntacyo baba tubwira, turabana b'imihanda. Yego. To wange tokora Abana b'imihanda. Ewana. Ubuse nk'umujene uri i Kigali akubonye uri kurya gutya, atekeza ko ntacyo byagutwara uvugisha ukuri. Ntago babimenyereye, ariko nkanjye bimenyereye nta kintu biba byantwara. Kuko nibyo biryo nirira mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Dusangiza ubuzima. Mbafite n'amazi yo kunywa bimaze kurya mitamo. Dusangiza ubuzima ku muhanda hano se Kampala bimeze bite? Ubuzima bwo ku muhanda hano Kampala ni fresh, kuko turarya tukanywa. Aya mazi nta muntu wayigondera i Kigali. Bunangana. Amazi agura 100. Amazi ni 100. Amashashi aremewe. Aya mashashi aremewe nta kibazo. Babwita akavera. Kabwe? Akavera. Sebo. Umuntu uri mahanga uri kureba ukuri kutavuzwe, dusangiza ubuzima bw'ahanga ubayeho gute muri makeya? Uri umujene hano, uri umunyarwanda cyangwa uri umugande no kuzi Kinyarwanda? Ngende umunyarwanda, aba mvuka i Nyanza. Nyanza y'Amajyepfo. Bwami. Sanza hano gute? Naje guhiga ibiceri nuko byabuze, ariko one day nzagafata. Mfite inzozi zo kuzagafata. Biciye muze. Ndakora cyane nuko byanga, ariko ndakora cyane. Kuva i Nyanza ukaza Kampala, nta muryango nta muntu uzi. Tubwira umunsi wa mbere wisanze hano byari meze bite? Waje hano nyine kubera iki? Nari mfite umushuti wanjye wabaga hano Kampala, duciringa ngiye nibera i Nyanza. Arambwira ati se niba ubona aho mu Rwanda byanze waje ugahigira hano. Arambwira ati se birasaba iki? Arambwira ati nirangamuntu yonyine na tiki. Nahise mutakaraho kabisa. Hanyuma se wari uhunze iki? Nta kintu nari impunze, kuko hariya nta hantu hazima, nta kintu nari impunze, ahubwo nari nje guhiga ubuzima. Nari nje guhiga ubuzima kabisa. Hano batinya kamera. Tubari buzi ubunyabo. Wano turi wafe, taturaba. None se first day wisanze Kampala, uvuye Nyanza mu cyaro, umuntu mujyi ubona kugerageza, wisanze Kampala, umujyi ubamo urujya n'uruza urimo ubuzima butandukanye bwo mu Rwanda, wagowe n'iki? Nigera hanga nagowe n'ibiryo byaho, cyo bita umunyigi, Chikomando, n'aya mazi nayo yarangoye. Ariko ubu ngubu nibyo biryo nirira mu buzima bwanjye bwa buri munsi, kandi bindutira na bureba. Basubura yi. Ariko nungana usobangira ko mbirya. Urabona meze neza kabisa. Waje ukora iki kugira ngo ubeho? Waje ubana nande? Tubeho ishusho yo kubaho hano nyine udafite umuntu usanze n'umwe. Nkigera hangaha nabanaga n'umushuti wanjye wari wanzanye, ariko ubu ngubu nsigaye nibana, ncuruza imyenda.
nkayizunguza n'igishoro. ubwo nkigera kuba mushuti wanjye hari ahantu yakoraga mu Kinamba yoza imodoka yogerezaga 5,000 by'amagande. Birangira nanjye ntwayeyo rero nkorera 10,000 by'amagande, nozaga imodoka 2 ku munsi 10. nkarya igikomando cya Rukumi n'amazi ya Kikumi na ninjoro saa sita na ninjoro. Ku munsi nakoreshaga nk'ibihumbi nka 4 agumana 6. Ndakora cyane birangira nsevinze. Ese ubwo burya noneho tugane utari kurya wasoje kurya mbereka ubuzima bwawe uko bumeze. Fidel turimo turaganira ambwira ishusho y'ubuzima bimeze bite se? Ntabwo babazi Ikinyarwanda se. Mu Kigande se basuhuza gute? Gusuhuza mu Kigande shaka amakuru. Uri wotya ndava hano nzi Kigande ko uri wotya ntago azi Kigande. Gusuhuza amakuru ni gute? Jebareko kubaza amakuru. Jebareko yararakaye. Jebareko Karenyabu. Okay, noneho rero Jebareko Burungi. Murabona ubuzima bwo ku mihanda ya Kampala, feruje ngiziriya ntago hano biragoye kubariza feruje kuko hirukanka umuntu wagezemo mbere. Reka mbereke uko bimeze. Bari bangonze. Jebareko murabona ko bari Fidel dukomeze twiganire. Ngaho tubwire wese mu usanzwe uri umujene hano urabona ubuzima kwibaka birakunda muri make ufite ize ntumbero. Mfite intumbero z'uko nzava ahangaha ntaha mu Rwanda iwacu mfite igishoro cyo kuba natangiriraho. Ubundi inzozi zanjye ni ukuba umukomediye wa mbere mu Rwanda. Uri umukomediye, ufite imana y'ubukomediye. Noneho rero shaka nk'urwenya inzenya nk'eshanu ugiye kudutera kugira ngo abanyarwanda bumve ko hano hari impano ihari. Muri comment bandikemo nibumva koko uzi gusetsa. Bari bamwiye gusuza ni Jebareko. Jebareko mbamvuze ngo iki se? Jebareko izi se ziba zigiye. Jebareko urwenya banza usoze kurya no kugira ngo tujye mu rwenya noneho turi serious. Hano se hano bakoramo iki? Kirabika cyo ni kibara. Kibara ni akabari. Ni akabari. Baba bafite iki se? N'ibyo kurya. Baba bafite burusheti zihene. Burusheti baranga. Burusheti bari ku 5. Ku 5 ibihumbi 5. Bya hano. Umutwaro ni 10,000. Umutwaro ni 10,000. Ku 5 ni 5. Okay. Aba Jebareko bimeze bite? How are you? Fine. Okay. Where are you having the bike? Tuko tunaonyesha watu Kampala life. Yes, tugende. Nitwa Peacemaker Panity, tumetanya tubereka ubuzima bwo ku mihanda ya Kampala. Punditi mu mihanda ya Kampala, street content, street kids, street walk, street ghetto kids. Yitwa Fidel, meze bite Fidel? Meze neza man. Wewe meze gute? Yewe turi wa. Hano turi Kampala. Turi Kampala. Si Kigali. Stia maji. Hano turi Kampala. Cyakuba ngo turi hano navuga gute mu Kigande? Turi wano Kampala. Turi wano Kampala. Turi wano Kampala.
Kampala twiyagara turi kurya sente za fe tugenze cara n'ibicara bibiri tugenze wa kati tugenze wari hoima tugenze hoima okay tuyende kurwenya kurwenya urabona nk'uriya mugabo reba yambaye ijipo kandi ni umugabo yego ibaze nawe ntabwo bibona se umumama n'umugabo n'umumama ni umugabo wambaye ijipo y'abagore yego ibaze ibyo bintu wari wabibona kuva waba ni ubwa mbere ntabwo bisanzwe hano Kampala barabikora nta kibazo ugasanga umugabo yambaye ijipo ugasanga umusore yambaye nk'ikanzu atari n'umusilamu yarazitetsiri none se meze bite yemeze neza ikibura ni kimwe araburi ikibura ndaburaho umutwaro ngo njye kureba The Ben ariko sinzi ahantu ngiye kuwiba ntago wawubura ndagukubura yese ngaho wumve ndakwinjiza uranyinjiza aha nibyo mba nshaka urishura nahenze igitaramo kirahenze nese ndabigenzana uzajya wumva indirimbo z'utuzi uzajya wumva indirimbo z'utuzi narazumvise kuva kera n'ubu hari izo ndi nyinshi cyane reka tugane noneho turi ku mihanda noneho ku mihanda ya Kampala ku mihanda ya Kampala bimeze bite ngwino tuye hano tube tumena habi ku mihanda ya Kampala Kampala urabona aha ngaha turi ni Kampala na Mirembe hano tuba tugiye na Mirembe tuba tugiye na Masuba ugahita ugwa ahantu bita Entebbe ku kibuga cy'indege ahase kubera iki haba hari jamu cyane jamu ni ukubera ibinyabiziga birimo hano ni byinshi abamotari imodoka ni byinshi cyane ariko dushobora kugenda tuganira nta kibazo twigendere tumanuka tuganira nta kibazo twe kumusiga ariko kameramani ngaho ugenda utera abanyarwanda story left abanyarwanda akira mikoro nta kibazo abanyarwanda ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda nitwa Fideli abandi hano Kampala niho nkorera namwe murabibona n'imodoka ngizi ntago nababeshya nkaba mbasaba mugende mumfollowinga kuri TikTok yanjye yitwa Kirindazi UG na Facebook Kirindazi UG murita mumbona neza cyane nari ndashaka kuba umustar kandi byose ni mwebwe mubifite mu nshingano n'abandi nta kintu bandusha ikintu nababwira mbahishiye mugende muri video zanjye ni nziza zirashekeje kabisa zirasekeje ejo nari ndashaka kuzaza nuzuza arena mwaje kundeba mwese museka cyane bakubita story za danje zisukiranye mu mpera z'umwaka kuri za Noheli ndashaka kuzuza arena ubwo murumva akazi mugomba gukora nakanya nese bro wewe wageze hano gute waje kureba The Ben cyangwa waje kunsura naje mu kazi nanjye duhuriye mu muhanda ndi mu kazi nawe uri mu kazi hanyuma hano umuntu ashaka kurya ibiryo bya kinyarwanda babikura ashaka kurya ibiryo bya kinyarwanda ashaka kujya kurya ndashobora hari abamama bateka hepfo iriya kuri Jagwa bateka indyo ya kinyarwanda n'ibihaza biba bihari urya ibihaza ndabirya tujyaneyo nta kibazo turajya tujye kureba aho bateka ibya kinyarwanda tugende tunaganira tubereka abanyarwanda hano biteje imbere ariko hano hantu umuntu ari i Kigali ashaka kuhaza nibiki yakwitondera ikintu cya mbere wakitondera uri urubyiruko uri umujene ikintu cya mbere wakitondera ko butiba ikindi kutanywa inzoga nyinshi kuko inahaba inzoga nyinshi iyo uzinyweye gihita kikurenga sawa mwakoze cyane gukurikira ukuri kutavuzwe reka tujye noneho kureba aho abanyarwanda bateka turebe ibyaho ukomeza ngaho sezera abantu abanyarwanda ikintu cya mbere mbasaba ni kimwe ndabinginze mugende mumfollowinga kuri TikTok yanjye nitwa Kirindazi UG ndabakunda cyane bacari bange muri kunda bakumukutu we turi namwe mukira abandi mukuyiya nange njagara gufuka wakabi mugende mumfollowinge naye tujya kwataganisha twari buzibu okay ndabashimiye cyane mujye kwiga imodoka kwa mwarimu Karema ni iminsi 3 kuri 7 professor ukabura yibonye cyangwa se urushya rwo gutwara rw'agateganyo noneho iminsi 30 perime we arayigwa perime zanyara zifite ntago ujya kuyishaka ahubwo ujya kuyizana nimero ngiza aho ngaho mugende mwige nanjye ndi kugenda muri no mihanda ntwara batwara ibumoso ariko mu Rwanda dutwarira iburyo ariko hano ntago biba bigoye cyane mujye kwa mwarimu Karema bundi mwige ciao
ciao tugende